Hello bantu banje, reka uyu munsi twongeye tugaruke twivugira kuri business. Uyu munsi tugiye kureba gutangira no tuvuge from scratch, cyangwa se kuva ku gitekerezo. Ese ni iki kuba entrepreneur bisobanuye? Ni iki bisaba? Ese hari abantu bari specific cyangwa se hari abantu runaka bigenewe n'abantu bitagenewe? Twibukiranye, iyo ubaye success in business cyangwa se ugeze ku ntego zawe za business, ubaye free ni ukuvuga ngo ugize freedom or total, ni ukuvuga status yawe irahinduka, abo mugendana barahinduka in case ubishatse, n'imitekerereze yawe irahinduka. Kubera iki? Kubera ko status yawe iba yahindutse, ukaba wagiye ku yindi level. Uyu munsi niyo tugiye kuvuga kuri business, ariko tugatangira kuri small. Vuga gukora business utangiriye hasi bitandukanye no gufata nka miliyoni 100 ugakora investment. Kuko gutangira business ushobora no gutangira ku 200,000, ushobora no ayari yose ushobora kuyatangiriraho bitewe na capacity yawe, as long as ushaka gutangira business. Rero nindi dimension, ukuvuga ngo business ni ikintu abantu bose bakunda cyane cyane mu kuvuga, kubera ko ariko kugishyira in practice nanone bikaba indi issue. Tuvuga iki? Ukuvuga ngo uzumva abantu benshi akubwira ngo mfite igitekerezo akaza kugira ngo kuno mashaka gukora ibintu ibi nibi, ngo wangiriye nama. Akenshi na kenshi ntabwo tugisha inama the right person, the right people, ahubwo tugisha inama abantu bari close to us, ni ukuvuga ngo abantu tubona b'inshuti batwegereye, badashobora kutubwira ko igitekerezo gifite kiri worst cyangwa se ari igitekerezo kibi gishobora gutuma wenda tugira risk zo guhomba immediate, kubera ko wenda iyo business nta kintu iri gusolvinga, nta kintu iri gusupporting. Ubundi business igomba kuza iri gusolvinga ikibazo cyari gihari. Urugero, telefone zigitangira kuza twakoreshaga gatushi cyangwa se amatelefone matoya adafite technology ihambaye. Please bigenda iminsi igenda ishira, abantu bagenda bavuga tuke umuntu akwiye ibiniri, akwiye gushyiramo kuki telefone itagira isaha, kuki telefone itagira kamera, kuki telefone itafata video, kuki telefone itarecordinga mu buryo busanzwe, kuki telefone itasoma Google, kuki telefone itagira YouTube. Ni ukuvuga ngo izo ingredient ugenda wongeramo, ni ukuvuga ngo uburi kugenda usolvinga people's problem cyangwa se ibibazo by'abaturage. Ni ukuvuga business idafite ikintu isolvinga na kimwe, kubera ko wabonye undi umuntu ayikora ukumva nawe wayikora iyo business, ntabwo nyine ntabwo aba ari sawa cyane, nta nishobora kugeza. Niyo mpamvu iyo tuvuga entrepreneur cyangwa se entrepreneur baratwamwita umushoramari, ahubwo entrepreneur ni umuntu ufata ujya muri risk kugira ngo asolvinge ibibazo. Iyo abaye success, business ye irabominga kandi akandika n'izina, status immediately igahinduka. Ariko nanone iyo failings, of course, noneho bironwinga cyangwa se urumva naho wari urasubira inyuma. Ariko ubundi business ni igitekerezo, ni ukuvuga ngo ushobora gushora amafaranga runaka ntahita ngo ibyo wifuzaga, ariko ya learning, ya bwa bumenyi wakuye muri ya fail bikagufasha kongera gutangira from scratch, ariko with zero capital. Niba ushobora gushora miliyoni 10 zigahomba, ariko zikaguhomba wakoze networking. Business ni networking, uzaha abakiriya ushobora kubakura, uzaho ushobora kurangura, hari trust wubatse ku buryo ukeneye ibintu abantu bashaka kugukupa. Ibintu nk'ibyo byose ni ibintu biba bishingiye kuri business, kandi noneho bikenewe kwiga. Undi muntu azaza uzumva umuntu akubwira ngo wambwiye cyangwa se wambwiye business nakora. Uwo muntu niba udafite igitekerezo, nta nubwo ukwiye gukora business, kubera ko ntabwo umuntu ashobora kubwira ikintu cyo gukora unless ari akazi agiye kuguha, kubera ko wowe niwo ushaka kugira freedom, niwo ushaka kuba free kuri financial means, niwo ushaka kugira financial freedom, kuba uri umuntu uri boss wawe, noneho kandi uri gutegura future yawe. Reka turebe iki. Iyo ufite business ukaba success,
ni ukuvuga ngo ahazaza hawe amera neza, ko network imera neza, ku buryo ukora construction cyangwa se building relationship, noneho igihe cyose ya business yawe rya zina wubatse rigahita rikubera backup. Noneho reka turebere hamwe noneho rero ubundi twibaze gukora business bisaba iki, ni ibihe bibazo dushobora kwibaza ku buryo twavuga ngo gukora business birasaba ikintu. Ese hari umuntu runaka bikwiye kubera cyangwa se wandikiwe kugira success muri business? Ese hari personality cyangwa se hari imyitwarire umuntu agomba kuba afite? Ese hari amashuri runaka? Ese hari iki mbese hari ibintu runaka tugomba kugendera tuvuge ngo uyu muntu ufite ibi nibe agomba gusucceeding cyangwa se agomba kugera ku ntego ze za business wenda ashobora kuba yifuza? Ni ikihe kintu mu by'ukuri gituma abantu bagira success? Ni ikihe? Bisobanuye iki kugira noneho success? Ese kugira success ubundi bisobanuye iki mu buzima bwa business? Ni abahe bantu bafite ubushobozi bwo kubona bagera ku ntego zabo arizo zose za business wenda ari byo twavugaga haruguru? Ese hari imyitwarire runaka cyangwa se personality yo kuba umuntu akomeje kuba afite kugira ngo agere ku cyo yifuza? Reka turebere hamwe ibintu bitatu wenda dushobora kugenderaho, turebe abantu babashe gusucceedinga muri business ni bantu ki. Iyo ugiye kureba amateka yabo ni iki bakubwira? Ese ni abantu bagomba kuba bameze gute? Ubundi tuvuga ko business cyangwa se tuvuga ko entrepreneur is someone who bears the risk. Ni ukuvuga ngo umuntu wemera kuba yagira igihombo icyo ari cyose. Ni ukuvuga ngo kuba yakwemera guhomba ibyo yashoye, ariko igitekerezo cyiwe nta kindigane, akavuga ati ngiye gufata risk muri kino kintu ndabizi ko kizacamo. Agomba kuba ari umuntu uri positive, ugomba kuba ari umuntu wizera ko ibintu agiye gukora kuko bigomba gukunda. Ntabwo ari umuntu ugomba kuba yarize amashuri menshi, ntabwo ari umuntu ugomba kuba asenga cyane, nta nubwo ari umuntu ugomba kuba hari ubundi buryo abayeho cyangwa se akazemo cyangwa se ubundi buryo agomba kuba afite. Ni ukuvuga ngo icy'ingenzi ni ukwinitiatinga cyangwa se ni ugutangira business. Ubundi baramizeye baravuga ngo don't fail to try to fail. Kuvuga ngo byibura gerageza unanirwe wagerageje, ariko we kunanirwa no kugerageza. Ugumane ibitekerezo mu mutwe ngo urumva nakora iki, kandi wenda uri kubona birasolvinga issue. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba wenda hari production runaka ubona idahagije muri environment yawe. Iyo production ukavuga ati njyewe kubera nkurikije isoko mbona abantu bafite muri area iyi n'iyi kandi nkambona batabasha kurihaza, reka nanjye nimitating nkore the same business. Ushobora kuvuga uti reka ntangire business nk'iyo abandi bakora, ariko ugomba kumenya ngo nihe innovation. Kubera ko muri business ugomba kumakinga sure yuko utwaye umukiriya wanjye, ugomba kumakinga sure yuko utwaye umukiriya wanjye kicking out. Ni ukuvuga ngo kugira ngo utware umukiriya wanjye nuko uzazana impinduka mu bintu cyangwa se mu buryo ngewe nakoraga ibintu. Reka turebe noneho ikintu cya mbere umuntu wo muri business agomba kuba afite ni ukuba ari cynic cyangwa se ari kugira cynicism. Cynicism ni ukuba umuntu ameze gute noneho? Abantu bari cynic ni abantu badafite ikintu na kimwe bitaho, yaba negative cyangwa se positive, bo bareba realistic. Ni ukuvuga ngo niki kiri in place. Reka mbaye nk'urugero, wenda ibino bintu wenda bya YouTube, bino bintu bya social media, buriya hari abantu sosiyete ifata nkaho ari abasazi cyangwa se ari abantu badagira ikinyabupfura, ariko bo bafashe sosiyete ukwiri bayifidinga ibyo ikeneye. Okay, uzagenda urebe wenda nihe reaction abantu bashaka kugira ku bintu bari gukora cyangwa se ku biganiro byabo cyangwa se ku content yabo. Usange wenda nka 80% wenda barareactinga muri buryo buri negative.
wenda 20% niyo bari kubasupportinga na inshuti zabo na abaturanyi mbese na abantu wenda bafite ubuzima babanyemo. Abo bantu mu by'ukuri societe ibafata nk'abantu nyine ba fake nyine ndavuga ibintu bya fake, ariko umuntu ukora business areba environment niki ikwiye guhabwa. Tuvuge urugero, ubu ngubu ndende kubaha education video, ndabizi ko ibigomba kurebwa n'abantu bake cyane bashoboka, ariko tuvuge wa muntu ushobora kuza wenda akavuga ibintu wenda tuvuge mu muco biri anetiko cyangwa se bitajyanye n'umuco, uwo muntu arasucceedinga kubera iki? Impamvu succeedinga yamaze kumenya ngo niki society ikeneye, nubwo yinuba ariko nibyishaka, yamaze kubona ibyo agomba kuyifeedinga, azirongazi ibyo uko babigenza kose ari bwinjize amafaranga. Nukuvuga ngo agomba kuba ari umuntu uri realistic, noneho ari umuntu utagira judgment, umuntu utavuga ngo ese ni nkora ibi ngibi wenda dusubire kuri cya kintu. Ujye ubona kuri aba YouTubers abenshi ni abantu b'intangarugero mu gukora mu gukora ama content ajyanye na environment barimo. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga uzabara abantu benshi barafeedinga abantu ibitutsi, barafeedinga barareba umuntu bakaguhimbira ikintu, even nubwo ikintu content bashobora gukora nubwo haba hari ubuzima bw'umuntu uri bugenderemo. They don't care as long as they are making money. Nukuvuga igihe cyose bari kwinjiza amafaranga ntabwo babyitaho. Nukuvuga ngo uwo niwe business maker. Nushaka guhera uyu munsi niba ubishoboye nujya umubona ujye ugira gutya umukurire ingofero muterere sari mubwira ati wamenye icyo societe urimo ikeneye. Ntabwo agomba kuvuga ngo yareze cyangwa se ntabwo yize. Uzarebe abantu benshi babaye success muri business ni abantu byibura batize cyangwa se bakoze drop out, baretse kugira gute bavuye cyangwa se bahagaritse amasomo yabo bakajya kwikorera business. Ni ukuvuga ngo umuntu uri cynic ntabwo falling in love, ntabwo agira ibintu bya delusion, nta kintu na kimwe yitaho, kubera ko kugira ngo ubone tuvuge muri academics kugira ngo ukunde ikintu uve kuri secondaire ujye muri kaminuza, uve muri kaminuza ujye muri masters, uve muri masters ujye muri PhD ukomeze ukora ubushakashatsi usange ubaye universal professor. Ni ukuvuga icyo kintu muri akenshi na kenshi nuko wagiye mu rukundo na theories. Ni ukuvuga ngo hari theory cyangwa se hari ibitekerezo uba wakunze uba ushaka gukurikirana paka. Ni ukuvuga ibyo bintu rero biragenda bikagushyira mu nguni runaka, bikakuremamo ikintu cyo kuvuga ngo niba ndi muri iyi field, niba ndi umunyabitekerezo ngomba kugira ethical values zijyanye na field yanjye. Wenda muzumva wenda hari ikintu bitantuza deontology professionnel cyangwa se professional deontology. Ni ukuvuga ngo hari ibintu utavuga, hari uburyo ugomba kwitwara imbere y'abantu. Ni ukuvuga ngo iyo deontology professionnel ituvuga ko wenda niba ndi umuganga hari uburyo ngomba kubana n'umurwayi, hari uburyo ngomba kumubwira. Rero abantu bo muri business they don't care, icyo bakaringa ni uburyo bagomba kwinjiza amafaranga. Ntabwo wita ngo kuvuga ngo wenda ngo societe irashaka iki, kuvuga ngo nta nubwo wita ku bitekerezo biri politize. Ibitekerezo biri politize ibyo ngibyo bita bikwangiza cyangwa se ntabwo bituma business yawe isucceeding. Ni ukuvuga ahubwo urareba uvuga ati ngiye gukora iki uko byagenda kose at any cost, ngewe biri bunsabe cyangwa se nicyo byantwara cyose mu gihe cyose ndi busucceeding cyangwa se ndi bugere ku ntego zanjye. Nkuko nabikubabwiye nta judgment bagira. Ni ukuvuga ngo mu gukora business ntabwo ugomba kugira judgment, ntabwo ugomba gutangira kuvuga ngo ibi ni byiza cyangwa se ibi ni bibi. Wowe icyo ugomba kwitaho ni uko ugomba kwinjiza amafaranga, nta kindi. Tuvuge wenda nkuko wenda kangaruka kwa business kwa YouTubers cyangwa se kuri channel zikora ama content atandukanye. Uzarebe
tuvuge either ashobora kubonda kuvuga ati abantu bakeneye iki, bakeneye entertainment ndabaha ni iyi, reka nge muri comedy ikambabwira amakuru y'imikino, reka nyesura abantu bavuga ibintu biri aho ngaho, bitwivugira ibintu abantu babone nyine ko ari ibintu biri aho, rimwe na rimwe badisingane, babyite ngo ni showbiz, ariko mu buryo bwa ethic, mu buryo bwa values, ubone ko ari ibintu bya fake. Ni ukuvuga that's the business. Ni ukuvuga muri ibyo ukora business, wowe reba environment ikeneye iki, icyo ikeneye ari cyo iyo, don't care, wibyitaho either ni negative cyangwa se ni positive. No, ibyo icyo ukeneye kumenya no kuvuga ngo iki kintu ndi bugikore muri societe, ndi bubone amafaranga cyangwa se ntabwo ndi buyabone. Niyo usanga uri buyabone, don't care, bivuga ngo ni negative cyangwa se ni positive. None twa turi kuri cynicism, reka tujye noneho kuri security cyangwa se insecurity. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gukora business ugomba kugira fear, ugomba kugira ubwoba bw'iki, ubwoba bw'abantu mugiye guhangana muri ya field. Ushaka uburyo ubakiking out. Nutagira ubwoba uzagenda uko ubonye kose bahite bagukikinga out. Successful business igihe cyose aho atekereza ku bandi bahanganye ku isoko. Ni ukuvuga ninde duhanganye ku isoko. Nababwiye ngo niba ugiye gukora business, wenda ngiye kwimitatinga cyangwa se ngiye gukora business undi muntu akora, ugomba kumakinga sure uwo muntu uramukikinga out cyangwa se uramutwara umukiriya guti. Reka turebe wenda dufate urugero wenda rw'inyamaswa zo mu ishyamba. Inyamaswa zo mu ishyamba zigabanyijemo ibice, wenda reka tuvuge ibice bibiri. Hari inyamaswa z'imbaraga nyinshi n'inyamaswa z'imbaraga nkeya. Buriya nta gihe na kimwe ushobora kuza gusange urukwavu ruri gukinira wenda aho muri territoire cyangwa muri territories y'intare. Ntabwo bishoboka kubera ko rugomba guhora ruri vigilant, rugomba kumenya ahantu rufite security, ahantu rurakorera cyangwa se ruratorera rukaba rufite umutekano. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo rugiye muri territoire z'intare cyangwa se z'impyisi cyangwa se izindi nyamaswa zirya izindi, bivuze ko icyo gihe urukwavu cyangwa se izo nyamaswa ziri rwice cyangwa se ziri rurye rwa rukwavu. No mu buzima busanzwe rero tugomba guhora dufite amakenga, dufite uburyo buri moro bwacu bwo kumenya ngo nihe turi bunyure nihe tutari bunyure, kugira ngo byibura tutagwa mu mutego w'uwo duhanganye cyangwa se wa muntu ushaka kugushyira hasi. Noneho gatatu twavuze ya mbere cynicism, kabiri insecurity cyangwa se fear, gatatu noneho ni aggression. Kugira confidence kandi ukatakinga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Tuvuge wenda kuba uri ruthless, kuba udafite ikintu na kimwe utinya, mbese uriganga ukavuga ati ngiye gukora bino bintu at any cost kugira ngo ngere ku byo nifuza. Ni ukuvuga ngo wa muntu ugira ubutwari, wa muntu wihagararaho, wa muntu mbese ubasha guhangana na society, uwo muntu abasha gusucceedinga muri business. Reka nongere nkwibutse, niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel, ubanze ukora iki? Ubanze ukora subscribe, share, like na comment, kugira ngo dukomeze twagure ibitekerezo byacu. Tuzaguma tugenda tuganira ku bintu bimwe